Ndabashuje mwese abantu mukurikirana Sorowamu TV. Imana ibaho umugisha. Ndabifuriza Noheli nziza. Noheli isobanuye ibyishimo. Ndabasabira Imana kugira ngo bahe ibyishimo mu mitima yanyu, mu miryango yanyu ndetse no mu nshuti zanyu, kuko akenshi abantu baba ariko nta byishimo bafite. Ukagira amafaranga nta byishimo, ukagira ubutunzi nta byishimo, ariko Imana ibaha amahoro n'ibyishimo mu mitima yanyu. Ni byiza gushimira Imana. Aka kanya hari abantu bagiye kurya Noheli bari muri gereza, hari abantu bagiye kwizihiza Noheli bari kwa muganga, abandi bapfushije bari mu marira. Rero we niba uri muzima, ni ngombwa wishime we n'umuryango wawe, kandi mugomba kwishima mufite ubuzima muri bazima. Imana rero baho umugisha. Narababonye mwakunze ibiganiro byacu byo kuri Sorowamu TV. Imana ibaho umugisha. Nanjye rwose nzakomeza mbasengere, nzakomeza mbasaba umugisha ku Mana, kandi Imana izabana natwe. Kandi ndagira ngo mbateguze kuri 31 tujya gutangira umwaka. Nshaka kuzasengera abantu bahanurira, nkajya mbavuga no mu mazina. Murabizi ntimunzi nanjye simbazi, ariko nzajya mbavuga mu mazina yanyu, mvuge n'ibibazo byanyu, mbabwiye n'ibintu Imana izabakorera, kuko ndi umuhanuzi w'Imana. Imana rero ibaho umugisha, kandi turabakunda cyane. Imana ikomeze kubana namwe mu izina rya Yesu Nazareti. Amina.